Izi rero umaje gushyiramo indimu, igisigaye ni ugushyiramo y'amazi mililitiro 300 nababwiye, warangiza ukabivanga ku buryo kabisa baking soda ihura n'indimu igahura n'igitunguru ukabivanga. Ngwaye ikaze ku gicumbi cy'ubwiza. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, niba ukunda gushaka amafaranga, ndagushishikariza gukora subscribe warangiza ukanda kuri ako kazajya kari ku ruhande cyose na uploadinze video uzajya ubona aka notification. Ikindi ndashimira nawe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye, usharinga video zanjye, like, comment. Imana mwijiri kumena umugisha. Guys, rero nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza cyane, kandi nawe utameze neza Imana yo mwijuru ikorohereza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu ushobora gukora byatuma wirukana ibinyenzi mu nzu yawe. Turabizi ko ibinyenzi bibangama, turabizi ko ibinyenzi aho kiri hose kiba kibangami. Video y'ubushize nakoze ku bintu ushobora gukoresha, isabune ushobora gukoresha amasahane yawe agacya. Mbona muri comment cyane bagiye bashyiramo waza tubwiye ku bintu byirukana ibinyenzi. Nanjye rero sinabatindiye, nahise nkora research, ndabigerageza, mbona birakunze ibintu natekerezaga, maze ndavuga ati nta kabuza ngomba kuza hano nkabibabwira. Uyu munsi rero niyo mpamvu nifuza twavuga kuri iki kintu. Mana yanjye nimba ari ikintu cyambere kibangama, ni igihe winjiye mu nzu y'umuntu ugasanga ibinyenzi, wicaye mu ntebe ikinyenzi kirakuriye, ugasanga ibinyenzi biri ahantu hose, yaba mu kikoni, yaba mu ntebe, yaba hehehe, ugasanga ni ibinyenzi. Rimwe na rimwe ugasanga bimwe bijya mu masahane, ugasanga mbese muri rusange ugasanga ikintu bita ikinyenzi kirabangamye mu nzu yawe. Uyu munsi rero nicyo kintu nje kukubwira, ibintu ushobora gukoresha bigatuma bya binyenzi bishira, ntibizongere kugaruka mu nzu yawe, umva burundu, kandi nubikora uzanshimira. Ubusanzwe ibinyenzi biza ahantu ari ibintu byo kurya, ikindi ibinyenzi bikunda ahantu hari umwanda. N'urugero nko twafata urugero nko muri toilette, murabizi ko ibinyenzi bikunda kuba birimo. Ikindi ahantu tubika amasahane, ahantu tubika ibintu byo kurya, ibinyenzi bikunda kuba bihari, ibinyenzi bikunda kuba byasakaye, sinzi ikintu kibikurura. Rero uyu munsi navuze ati Mana yanjye nimba ari ikintu nanjye kimbangamiye mu nzu yanjye, ni ikintu bita ikinyenzi. Ikinyenzi mu kikoni ujya kubona ukabona nimba wari biki umuceri, niba wari biki isukari, ukabona yagize ute cyatejemo. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bintu by'ingenzi ushobora gukoresha ubundi bya binyenzi ukabyirukana burundu. Nta kindi rero, ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni isuku y'ahantu bika ibikoresho bino by'amasahane cyangwa ibintu byo kurya, kubera ko kenshi biza bikurikiye bya bintu byo kugira ute byo kurya. Niba umaze gukorera ahantu, umajije gufata ibyo kurya, nimba ari no ku meza ibyo byatakaye hasi, biyore ubijyane ubite ahabugenewe. Noneho mu cyumba cy'amasahane, hahandi mu kaguni k'ameza, mu kaguni k'akabati, niho bya binyenzi bigenda byigira ute byitsindika, niho birya navuga ko ariho biryama. Rero icyo nakubwira, nimba ibinyenzi byaraguteye mu kabati, ikintu cya mbere ugomba gukora, cya mbere cyoroshye twese twabona, ni amazi ashyushye. Ushaka gushyushya amazi, yamara kubira cyane ukagenda umena hahandi hari ibinyenzi ako kanya bita bipfa. Warangiza kubimenaho ugafata y'amazi ashyushye wenda akazuyaze kugira atakotsa, ugashyiramo ugafata agatambaro cyangwa akayisume gatoya, ukagashyira muri y'amazi ashyushye, ukajya ugenda uhanaguza hahandi wamene y'amazi ashyushye. Icyo gihe ibinyenzi ntabwo byongera kugaruka. Ngira ngo murabizi n'abantu bafite ibiheri ibyo bintu mwabikoresha. Noneho ikindi kintu cy'ingenzi nje kubabwira, nyamukuru kirukana ibinyenzi bikagenda burundu, ni ibintu ibi bitatu. Ni baking soda, hakazamo igitunguru, hakazamo n'indimu. Ibyo byose ubikorera mixture, warangiza ukajya bite ukabivanga. Wamara kubivanga rero tugiye gukenera iyi simba, ni baking soda. Noneho tuze gukenera indimu, tuze gukenera igitunguru cy'umutuku. Iki gitunguru rero turakirapa, dushyiremo umutobe w'indimu,
dushyiremo iyi baking soda byibuze uduhiko 3. niturangiza ibyo byose tumenemo amazi ya byibuze mililitiro 300. noneho ubivanga ubikoroge bihure, numara kubikoroga ubishyire mu gacupa. nimba udafite ka gacupa gapuriza ushobora gufata icupa rino ry'amazi ukagenda uritobora hejuru ku mufuniko, warangiza ukagenda upiriza hahandi hari ibinyenzi uzi byibasiye nyine. urugero mu ntebe, mu nguni y'intebe, mu nguni y'ameza, ibintu ahantu nk'aho ngaho uzi nyine hagira ibinyenzi. nurangiza wowe witorize nyuma y'isaha cyangwa nyuma y'isaha n'igice cy'amasaha 2 uze gukoropa bya bindi urebe ko ibinyenzi bizongera kuhagaruka. wowe upfa gutera ahantu hari bya binyenzi. rero nababwiye ngo turekina baking soda, turashyiramo uduhiko 3, dukenera igitunguru n'icyumutuku, dukeneye n'umutobe w'indimu, tuze gukenera n'amazi mililitiro 300. ndaje rero tubivange, ndaje mbere ku kuntu bivanga, noneho tunabiteye mbere ku kuntu bitera, noneho ubundi binyenzi tubyirukane mu nzu yacu burundu. Guys, rero nizere ko umajije kwiga ibintu byinshi muri iyi video. Twize ukuntu ushaka kwivangira umuti ibinyenzi ukabyirukana mu nzu, twize uburyo ki ushobora kugira ute ushobora gukora isuku ukoresheje amazi ashyushye ibinyenzi ukabyirukana mu nzu. nahawe rero kwirukana ikinyenzi, nizere ko nta muntu ureba cyusa eduse uzongera kugira ibinyenzi mu nzu, usange biri kurira abantu, usange byagiye mu myenda, byagiye mu nkweto, mbese ahantu hose ukandagiye ni ikinyenzi. video y'uyu munsi irangiriye, mukomeze musharinge video zanjye, mu likinge, mu comment. umva ikintu cyo cyose ushaka ko nzagukorera wacyandika muri comment, nkazagikoraho research ubundi nkaza nkakiguha. ikindi muze mbambike neza, mbambike imyenda myiza ijyanye, reba nk'iri sinababwiye ko amabara ajya gusa ariko adasa, mbese nka blue, ariko blue murabizi ko zitandukanye, hari blue yijimye, hari blue ya sky, hari bintu nk'ibyo ngibyo agezweho muri iyi minsi. reba nk'urugero, iyi ni ubururu, ni ipantaro ni ubururu, n'agasengeri ni ubururu, ariko ipantaro ntabwo isa n'iki, ntabwo isa ni kote. muze rero mbambike neza bijyanye n'uko muteye, mbajyanishiriza amabara ku buryo utambuka ahantu hose akavuga ati wow wambaye neza. n'ahandi rero nkorera muri Tropical Plaza imbere ya TDMR. uramutse ugeze imbere ya TDMR wamamagara kuri iyo nimero, nkaza nkagufata nkakwambika neza ku buryo nawe uzanzanira abakiriya. nshimira abakiriya banjye mukomeje kungana, mugenda mbambika mukagenda mukagaruka, nuko mubona mbishoboye. rero nyandikira kuri iyo nimero, umbwiye ngo savinga nimero yanjye, njyemo na status zawe kugira ngo ubone uko wihahira. guys, rero hari aga challenge kahindutse muri video zanjye. video ngiye kujya mbaha video kwa mbere, kwa kabiri no kwa kane, cyangwa kwa mbere, kwa gatatu no kwa kane. ntabwo nzongera kujya nkora video za buri munsi kuko naje kubona ko mutazireba. rero ngiye kujya nkora video kwa mbere, kwa kabiri no kwa kane, cyangwa kwa mbere no kwa gatatu no kwa kane. nzajya nkora iminsi 3 mu cyumweru, nakabije ni iminsi 4 byibuze, ariko muwayene ni iminsi 3. ndabizi ko rero izi mpinduka nta muntu n'umwe zibangamiyeho. n'ubundi video nzakomeza kubaha ibyiza, nzakomeza kubakorera video zifite ireme, zitwigisha ibintu byiza mu buzima bwacu bwa buri
munsi. Rero ntago isaha igomba kugereraho ntago yahindutse, ni 3:30 n'igice. 3:30 n'igice ujye ukanguka utukanda kuri Cyusa Edouce urebe nimba utanarebye video yanjye kuwa mbere wayireba kwa kabiri ukayibara kwa gatatu gutyo gutyo. Rero ndabakunda abantu mukomeje kunsharingira video, ndabakunda abantu mukomeje kungana, abantu bambwiye ko mu nkunda, nanjye ndabakunda pe. Rero genda following kuri Instagram yanjye ni Cyusa Edouce, naho tubashe kubanaho kuko mpashyira imyenda, ushobora kujya aho ugiye kugura imyenda, ushobora kujya aho ugiye kwigira kwiyambarira neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Guys rero ndabakunda, video zanjye nakagaruka.